ariko se ubundi eri wibonyemo ibiki ku buryo wigize kagarara hajya shaha Akaso kagarugaramye ku igare rya gahise agakubita umugongo ku igoma nigize kagarara ahangaha sha wenda ubaye amategeko ngarareba esire gusa. ariko se wankura we iyo ubonye umuntu atari kugusubiza uba ukeka adafite umuntu wo kugusubiza wagitera we nga gusa Ko wamusigawe n'ibitama bibi wowe ugamije kurozonga abantu gusa umuginga we. Niba umuntu akubwiye ibintu ni ngombwa ukomeza uzamura umunwa kandi igihe beki umunsi umuzanyinisha ubwo twende menu utajya ubona ngiye mba nakwera ukagira ngo suko ntabwo ushobora umuginga we. ariko se wowe wamusigaho uteretse kuvugisha unwa gusa ubundi wowe ubona wantwara iki uzibeshye ibigerageza urebe ibintu nagukorera nagupyonda ku buryo wazicuza n'icyatumye ugerageza kumpangara wamusenze Akaso ubundi no gusigana ikintu cy'igigabo kivugisha ibitama gusa ubundi wafite ibitama bingana gutyo ukagira ibitekerezo aho ibitekerezo byari kujya hagiye ibitama. aha kimba nanjye ibitama ndabifite wese ko wahombanye imisaya nk'imbehe za kera uba wumva uri muzima shenzi gusa Ariko se ubundi ikintu cy'igigabo gitukurije nk'imineke y'ishinwa ubwenge cyabukura hehe apfu nakurenganyaga. ndumiwe koko uzi ko burya babivuze ukuri uko umuntu aba asa inyuma ku isura no ku mutima niko aba asa